Haleluya, haleluya. Nongeye kubasuza bene data, abakunzi ba Anaweza, abakunda Imana, abakunda umwami. Yesu abaha umugisha, ndabashuje mu izina rya Kristo Yesu. Ndabifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Ndabashimira umwete wanyu n'umuhati wanyu wo gukunda Imana no gukunda ijambo ryayo, no kudukunda, no kudushyigikira, no kudusengera. Haleluya. Mwami Imana abaha umugisha kandi abagirire neza. Muri ab'ingenzi muri uyu muhamagaro. Tugeze rero muri wa mwanya wacu mwiza kandi wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Nkuko bisanzwe turaganira ku ijambo ry'Imana. Imana yaduhaye ubuzima, yaduhaye kubaho, dufite impamvu yo kuyishima no kuganira ku ijambo ryayo kugira ngo tumenye uko turushirizaho kubana nayo tuyinezeza. Haleluya. Uwiteka abaho umugisha rero. Bibiliya zacu tuzifate tuziyegereze, iyanjye iri hano hafi yanjye, nawe wiyegereze iyawe, ubwo tugiye mu mwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Wowe ushobora gufata agakaramu n'agakayi ukandika, nawe ni byiza kuko bigufasha kubisubiramo. Haleluya. Ukarushaho guhishurirwa ineza y'Imana ku buzima bwawe. Umwete wacu uzatuma turushaho kubona Imana. Twongereho umwete, ko twongera umwete mu gucuruza, mu gukora mu buzima bwacu, niko turushizeho, tukwiye kurushizaho kugira umwete wo gushaka Imana no kuyegera, natwe tuzayibona. Ntabwo tuzayibura nituyegera. Yaravuze ngo nimunshaka muzambona, twomange ngo tuzakingurirwa. Yesu ashimwe cyane. Turagushimiye Uwera Nyiringabo, Imana yaremye ijuru n'isi. Turagushimiye mwami wowe udukunda ukatugirira neza, wadukuruje neza uratwiyegereza, uhabwe icyubahiro n'ikuzo mwami. Tugushimiye ko waduhaye ubuzima, waduhaye kukumenya mwami Imana. Ntabwo ari uko tukiranuka kuruta abandi, ahubwo ni neza yawe mwami watugiriye. Turayigushimira, tuguhaye icyubahiro ko wadukunze kandi waturemye mu ishusho yawe mwami. Waturemeye imigambi myiza, turaguhimbaza data. Kandi iyo migambi myiza tuyihishurirwa mu ijambo ryawe, tuvugana nawe tukamenya ibyo ijambo ryawe rituvugaho. Uduha imbaraga zo kubigenderamo, uduha imbaraga zo kumva, uduha imbaraga zo kuguhesha icyubahiro mwami Imana yacu, kugira ngo kuri wa munsi natwe tuzabe mu bahabwa amakamba, tuzabe mu ntore zawe, tuzaruhuka imiruho n'imihati kandi tuzahabwa ingororano z'abanesheje. Urakoze Uwiteka, tugirire neza rero bana natwe data wera, utuyobora utwigisha, uduhugura, utuganirize mwami, kuko twenyine ntabwo twabishobora. Ntidufite amatwi yo kumva ijambo ry'Imana, kereka ubanye natwe ukaduha kumenya no kumva. Icyubahiro ni cyawe Mwuka Wera w'Imana, uko bisanzwe ntudusige. Niwe mufasha twasezeranijwe, niwe dufasha muri byose. Bana natwe utugirire neza. Urakoze Mana, icyubahiro ni cyawe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Uko twabivuze rero, dufate Bibiliya zacu hafi kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Kwicara ukumva ijambo ry'Imana cyangwa kujya gusenga ukumva ijambo ry'Imana utajyanye Bibiliya, ni nk'umuhinzi ujya mu murima atajyanye isuka. Urumva se yahingisha iki? Kwiriye gufata Bibiliya ugasoma ijambo ry'Imana nawe ukarikurikira, bituma urushirizaho guhishurirwa. Yes, tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo dufite ubutware. Haleluya. Dufite ubutware. Twebwe dufite ubutware. Uwiteka yaduhaye ubutware. Turi abanyembaraga, dufite ubutware. Twarabihawe, twarabugabiwe. Icyangombwa ni ukubimenya, ukamenya ko ufite ubutware kandi ukabukoresha. Niba waremeye umwami wawe Yesu ukamwiyegurira nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, ukamwakira mu buzima bwawe, akaba akuyobora, akaba ari we mugenga wawe, akaba ari we mujyanama wawe, akaba ari we muyobozi wawe, akaba ari umwungeri wawe, wahawe ubutware nawe muri wowe. Muri wowe harimo ubutware, waba ubizi waba utabizi, ariko naje kukubwira ngo ufite ubutware. Twahawe ubutware, dufite ubutware. Turi ibikomangoma, turi abana bisumba byose, dufite ubutware. Kuba warizeye Yesu rero ntubimenye, ni nk'umwana ise afite ibyo atunze, wa mwana ntamenye ko ibyo atunze byose nawe bifiteho ububasha. Ntamenye yuko se amutekerereza ibyiza, ntamenye yuko se yamuhaye ubudahangarwa kubera ibyo atunze. Yamufatiye asiransi, ubwishingizi, hari ibyo amuteganiriza, hari ibyo amubikira. Umwana akaba ari aho atabizi. Iyo umwana akiri muto ntamenya ibyo se amubikiye cyangwa nyina, ariko burya ibyo dufite biba ari iby'abana bacu. Haleluya. Natwe rero ibyo Imana ifite ni ibyacu, ntabwo ari iby'abandi. Amasezerano yose ni ayacu. Ubutware twarabuhawe kuko twizeye umutware w'abatware, twizeye umwami w'abami. Dufite rero ubutware. Urabizi ko ufite ubutware mu biganza byawe, muri wowe, mu kanwa kawe harimo ijambo rikiza, harimo ijambo ryica. Dufite ubutware kuko twarabuhawe. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Luka. Urushizeho kumenya ubutware wahawe n'Imana. Ufite ubutware mwene data, jya ubukoresha, ubukureyo. Ijambo riri muri wowe rifite imbaraga. Iyo wegereye Imana, iyo usenga Imana, iyo wizeye Imana, iyo usoma Bibiliya,
iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umucunguzi uba ufite ubutware. Dufite ubutware kandi iyo tubukoresheje burakora, ariko ikibazo cyaba kutabimenya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Luka ibice 10 duhere ku murongo waho wa 17. Umutwe w'amagambo uravuga ngo intumwa 70 zigaruka. Nuko abo 70 bagaruka bishima bati databuja, abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Intumwa ubwo zari zagiye ku murimo ziragaruka ziha sebuja raporo ari we Kristo Yesu, bati databuja, abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Mbega baza bafite morale. Umva uko yababwiye. Arababwira murongo wa 18, arababwira ati nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na skoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Haleluya. Arababwira ati, sinzi ko wahumvise mwene data kugira ngo uhishurirwe ubwo butware nakubwiye. Arababwira ati nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na skoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Haleluya. Yesu nashimwe. Umva umurongo wa 20 ukuntu yavuze, ariko ntimwishimire yuko abadayimoni. Haleluya. Reka dusubira mu murongo wa 20, ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira. Urumva bari bagarutse bafite morale bati databuja, abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Arabwira ati ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Icyo nicyo kintu dukwiriye kwishimira. Icyo nicyo dukwiriye kwitwararika, tukamenya se amazina yacu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ibyo turiho dukora ni bizatugeza ku bugingo buhoraho. Imana izatugirira neza. Icyo nicyo dukwiriye kwishimira, cyo dukwiriye guha agaciro. Kuko Yesu yabwiye abigishwa bati mwebwe ntimwishimire ko abadayimoni babumvira mu izina ryanjye. Ni koko barabumvira, kuko izina ryanjye rifite ubutware n'ubushobozi. Ariko se amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo, byo nibyo mukwiriye kwishimira. Ariko arababwira ati dore nabonye Satani. Haleluya. Murongo wa 18 arababwira ati nabonye Satani avuye mu ijuru. Nabonye Satani avuye mu ijuru agwa mu isi, yaje nk'umurabyo. Yesu we. Arababwira ati nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Nabonye Satani avuye mu ijuru agwa mu isi asa n'umurabyo. Ariko dore mbahaye ubutware. Haleluya. Wagumvise bwa butware nakubwiraga. Aravuga ati dore mbahaye ubutware n'ubushobozi. Murongo wa 19, dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na skoropiyo. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na skoropiyo, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Haleluya. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na skoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose. Haleluya. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na skoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Yesu nashimwe cyane. Arababwira ati ngewe nabonye Satani amanuka avuye mu ijuru asa n'umurabyo. Yamanukiye muri iyi si. Basi uragowe, banukiwe hano mwanzi. Haleluya. Ni nk'ari cyo yakababwiye. Ariko arababwira ati mbahaye ubutware. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Arababwira ati mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na skoropiyo. Mbahaye ubutware mujye mukandagira inzoka na skoropiyo. Uwo Satani umanutse ndabizaje kubarwanya, ariko mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na skoropiyo, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Mbahaye ubutware n'ubushobozi n'imbaraga. Mujye mukandagira inzoka na skoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose. Mbahaye ubutware. Uko niko muzarwana n'umwanzi umanukiye mu isi. Niko muzarwanya Satani. Muzamurwanya zabahunga, kubera ko mbahaye imbaraga. Mujye mukandagira inzoka na skoropiyo n'ikintu cyose kizahagurukira kubarwanya. Imbaraga z'umwanzi zose muzirwanya, kuko mbahaye ubutware, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Haleluya. Mwene data, wowe utaruzi ko wahawe ubutware n'ubushobozi, uyu munsi ubimenye
ko niba warakiriye Yesu nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, wahawe ubutware muri wowe harimo ubutware n'imbaraga zo kunesha, wahawe gukandagira inzoka na skoropiyo, ufite imbaraga zo kurwanya satani, wahawe ubutware, jya ukandagira imbaraga zose z'umwanzi. Ntukemere, ntukabe windishwa umushyitsi na satani, jya ukandagira imbaraga z'umwanzi, kuko wahawe ubutware. Nta kintu na kimwe kizagira icyo kigutwara, kuko umwami Imana ari mu ruhande rwawe. Haleluya. Nta mubisha uzagira icyo agutwara, kuko wahawe ubutware n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na skoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose. Ese mwene data, wari ubizi ko wahawe imbaraga? Yesu ashimwe cyane. Wari ubizi ko wahawe ubutware bwo gukandagira inzoka na skoropiyo? Twahawe ubutware rero gukandagira imbaraga z'umwijima zose. Twahawe ubutware bwo kunesha ibiturwanya, kuko twizeye yanesheje. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero twahawe ubutware mwene data, ntukabeho uterwa ubwoba na satani, ntukabeho amajwi akubwira ko udashoboye, ntukabeho wumva uhahamutse, baho wumva utekanye, kuko wahawe ubutware n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na skoropiyo. Nibyo isi irimo satani, isi irimo satani, isi irimo byinshi bibi, imigambi y'umwanzi ni myinshi, ariko icyiza twebwe abizeye umwami Yesu, haleluya, haleluya, abizeye umwami Yesu bene data, mwari muzi ko kuvuga ubutumwa nabyo ari akazi. Dore ubu ndiho ndaswetinga ndabira icyuya kubera kuvuga ijambo ry'Imana, ariko imbaraga z'Imana ziri muri twebwe. Haleluya. Icyangombwa nuko twahawe ubutware n'ubushobozi. Nizere ko aka ntacyo kagutwaye, ko kubona nihanagura ngomba kwitunganya kugira ngo mvuge ijambo ry'Imana nsa neza, mpesheje umwami wanjye icyubahiro. Haleluya. Ko karagaciyemo, ariko umenye ngo wahawe ubutware n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na skoropiyo n'imbaraga zose z'umwanzi. Kandagira muri wowe, mu kirenge cyawe harimo imbaraga, muri wowe mu mubiri wawe harimo imbaraga, ibiganza byawe yahawe imbaraga. Haleluya. Cyo tuzarwanya, cyo tuzahambira hano mu isi kizaba gihambiriwe no mu ijuru. Twahawe ubutware rero. Niba utarubizi, wowe wagendaga wibombaritse utinya, ufite ubwoba, buri kintu kiguteye ubwoba, ntabwo bikwiriye. Tinyuka umenye yuko Imana iri mu ruhande rwawe, ikunesheshereza. Muri wowe harimo imbaraga. Kristo yabwiye abigishwa ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira imbaraga z'umwanzi, kandagira inzoka na skoropiyo n'imbaraga zose z'umwijima, mumurwanye, kubera yuko iyi si yamanukiwemo n'umugome, yamanukiwemo n'umwanzi wavuye mu ijuru ameze nk'umurabyo. Wari uzi kuri mu isi irimo umwanzi? Wari uzi kuri mu isi urwanywa n'abahisi n'abagenzi n'ibihita byose? Burya babandi bakurwanya ntabwo ari bo, ni satani ikorera muri bo. Iyo yamanutse iva mu ijuru ikaza nk'umurabyo niba akoresha. Rwanya satani iri muri bo rero, rwanya imbaraga z'umwijima ziri inyuma yabo, ntabari burwanya. Umenye burya ngo nabo sibo baratewe, niyo mpamvu bakurwanya. Ibiguhagurukira byose ni ibituruka ku mwanzi, ni ibiterwa na satani, ni ibyoherezwa kugira ngo biguce intege zo kwizera Imana. Ariko wibuke yuko wahawe ubutware n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na skoropiyo n'imbaraga zose z'umwanzi. Kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye, uze no kurisubiramo, kino gice cya 10 cyari ukuze kugisubiramo, wumve imbaraga z'Imana. Kandi wibuke yuko Yesu yababwiye ati kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Haleluya. Dufite garanti, turarinzwe, turabana bisumba byose, twahawe ubutware. Ibuka gukoresha ubutware ufite. Navuze ngo kutabimenya n'uguhomba. Ni nka wa mwana uba kwase atazi ko ubutunzi se afite ari ubwe, atazi ko ibyo se amuteganyiriza ari byiza. Ariko uyu munsi wowe umenye ko ibyo papa waguteganyiriza ari byiza, n'ibyo yaguteguriye ari byiza, umenye n'ubutware yaguhaye ubukoreshe. Ujye ukuraho imbaraga Imana yaguhaye uzirwanisha satani, nawe azaguhunga. Ngo murwanye satani azabahunga, azaduhunga, kuko twebwe Imana iri muri twebwe n'Imana iteye ubwoba. Nta cyaduhangara, Imana iri mu ruhande rwacu. Wowe utaruzi ko wahawe ubutware rero, byibuke ubimenye, ujye ugenda nk'umwana ufite ubutware, ujye ugenda nk'uzi ko papa we yamuhaye ubutware, ujye ugenda nk'umwana ukomeye kuko wizeye Imana ikomeye. Ntukagenda uhinda umushyitsi utewe ubwoba. Imana iri muri wowe irashoboye mwene data. Wibuke ko wahawe ubutware bwo kurwanya, gukandagira inzoka na skoropiyo n'imbaraga zose z'umwijima, kandi uzanesha, kuko iyanesheje niyo yaguhaye imbaraga. Haleluya. Umwami Yesu wanesheje niwe wabwiye abigishwa ngo mbahaye imbaraga. Niwe utubwira uyu munsi ngo mbahaye imbaraga, nabahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na skoropiyo. Kuraho imbaraga wahawe uzikoreshe, uzikoreshe, widefande, uzikoreshe. Ntukemere ko ibintu byose bigukoyoreraho, umuyaga wose uzana ibintu byose, ntambara zose, ibintu byose bigukora bigukubise hasi, kandi warahawe ubutware.
warahawe imbaraga zo kurwanya inzoka na sikoropiyo. Kandagira umwanzi mu izina rya Yesu. Kubita hasi bihagurukira kukurwanya. Kubita abadayimoni bahunge mu izina rya Yesu, kuko Imana iri muri wowe irakomeye kandi yaguhaye ubutware. Witinya rero, witerwa ubwoba. Baho nk'umwana uzi ko ufite ubutware mu biganza byawe. Ibi biganza byacu abizeye Uwiteka birimo umuriro, biratwika, birimo imbaraga, kuko twahawe ubutware n'ubushobozi. Nta kintu kizagira icyo kigutwara. Rero izere yaguhamagaye, Umwami Yesu wakiriye nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, niwe uvuga ngo mbahaye ubutware. Rero twahawe ubutware, nta kintu kizagira icyo kidutwara. Tuzakandagira inzoka, tuzakandagira sikoropiyo n'imbaraga zose z'umwijima, kandi tuzanesha. Uwiteka aguha umugisha, ubimenye, wongere kwibuka ko wahawe ubutware. Imana iguha umugisha. Ndagushimiye Mwami Imana kubwira ijambo ryiza. Twibukije ubutware waduhaye Mana, twibukije imbaraga ziri muri twebwe. Abana bawe ubaha umugisha, wongere kubakoresha iby'ubutwari, kuko imbaraga wabahaye n'imbaraga zihebuje zo gukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga zose z'umwijima. Urakoze ko nta kintu kizagira icyo kidutwara Mana. Urakoze kuri kumwe natwe, kandi uri Imana ikomeye ndetse iteye ubwoba. Uzajya utera ubwoba iduteye ubwoba. Urakoze ko dukanguye kandi twibukije ko turaba agaciro mu biganza byawe, kandi ko turi mu imbaraga zihambaye. Icyubahiro ni cyawe, gira neza abakurikira ijambo bose babone ineza yawe, kandi bakoreshwe iby'ubutwari, kuko Mwami Imana waturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Urakoze Mana, kumvise gusenga kwacu mu izina rya Kristo Yesu. Amen.